iyo tuje imbere yawe mwana, amahoro adasanzwe, gukira kudasanzwe, guhazwa mu mitima, kuzuzwa kose. Urakoze kubw'ineza yawe usuka ku bana mu izina rya Yesu, urakoze. Amen. Hallelujah. 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 Amen. Uno munsi ndishimye cyane. Hallelujah. Ndishimye cyane ko ubuntu bw'Imana buri kuri twebwe. Hallelujah. Ku isi ntabwo yigeze ibona abantu bameze gutya. Umuntu isi yigeze kubona umeze nkawe ni Yesu. Hallelujah. Isi ntabwo yigeze kubona abana b'Imana. Hallelujah. Bivuze mu bundi buryo navuga ngo biba byayitunguye. Ibana n'abana b'umuremyi wayo. Hallelujah. N'ubuntu budasanzwe. Reka dusome ijambo ry'Imana muri Matayo igice cya 6. Imana ishimwe cyane. Matayo igice cya 6 31. Aravuga ngo nuko nimukiganyire ngo tuzarya iki, cyangwa ngo tuzanywa iki, cyangwa ngo tuzambara iki, kuko ibyo byose abapagani babishaka, kandi so mu ijuru azi ko mubikwiriye. Nta Bible mufite? Abantu mudafite Bible muzazigure mu izina rya Yesu. Hallelujah. Utanifite watira kugira ngo tuzajya tujya turasubiremo. Haravuga ngo kuko ibyo byose abapagani babishaka, kandi so mu ijuru azi ko mubikwiriye bingahe. Amen. Twongeye dusome muri Yohana wa 3. Yohana wa 3 igice kimwe. Ibyo ni ibintu tugomba twese kuba tuzi. Yohana wa 3 ni igice kimwe, ubwo ni umurongo wa 2. Aravuga ngo ukundwa, ndagusabira kugira ngo ugubwe neza muri byose, ube mutaraga nk'uko umutima wawe uguwe neza. Amen. Dusoreze mu gutegeka kwa 2. Gutegeka kwa 2 ibice 28. Gutegeka kwa 2 ibice 28 umurongo wa 2. Haravuga ngo kandi imigisha yose izakuzaho ikugereho niwumvira Uwiteka Imana yawe. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Uno munsi turaza kwigana ijambo rivuga ngo kumvira gutera umugisha. Hallelujah. Kumvira gutera umugisha. Hallelujah. Muri teraniro ry'abantu beza, icyo Imana ishaka ko wumva uze kucyumva. Abantu benshi bajya bibaza, ndetse biri mu bibazo bamwe muri twe babajije, ese umuntu w'umukozi w'Imana, bari abapasiteri tubona hanze cyangwa se n'abo bo mu kigo, n'umukristo bisanzwe wakijijwe, ni ubushake bw'Imana ko akira cyane ndetse cyane ku rugero yaba umukire wa mbere ku isi? Hallelujah. Nicyo tugiye gusubiza. Ijambo ry'Imana abantu bajya bagoreka rimwe na rimwe riravuze ngo nimukibaze ngo tuzarya iki cyangwa ngo tuzambara iki, ngo kuko ibyo abapagani nabo babyifuza. Bamwe bakahita baheraho bigisha abantu ngo wenda hazamo na effect ya colonization, ukuntu bagendaga batanga ubutumwa bwiza butuzuye, bakahita babwira abantu ngo si byiza ko washaka iterambere uri mu isi, kuko ibyo abapagani nabo barabyifuza. Ahubwo wowe ujya uhora usenga iminsi 7 kuri 7, 28 ku yandi, utera imbere gake nyine ku buryo ubaho neza. Ngo umuntu umwe yarasenze ngo ntume ibirenze nta kwibagirwa Mana, kandi ntume n'ibikeya nta gutuka nkiba nkatukisha izina ryawe. Bakabyitwaza bigisha abantu ko si ubushake bw'Imana kutera imbere cyane, utera imbere gahoro, ariko ibya cyane n'iby'abapagani. Nyamara verse ikomeza ivuga gutya ngo kuko so mu ijuru azi ko mubikwiriye bingahe byose. Hallelujah. Iyo usobanukiwe rino hame ryo mu bwami bw'Imana, utangira guhindura imitekerereze yawe n'uburyo ukoramo. Hallelujah. Iyo usobanukiwe ko ari ubushake bw'Imana 100%, ko utera imbere mu byo ukora byose. Reka mbabwire, niba
Imana yaraturemye mu migambi yo kugira ngo dukore imirimo myiza, igapanga ko abapagani ari bigiye kuremera isi bayibemo neza. Noneho twebwe igihe cyacu kizazire ryari, kizaze tugiye mu ijuru. Imana niba yarakoze iryo kosa, yari kuba iretse kuturema ikarema abapagani bonyine, kuko ari we yaremeye kuganza ku isi bakayiganzamo, noneho twe ikazaturema tugiye mu ijuru. Haleluya. Kuba Imana yarakuremye ngo ube ku isi mbere yuko ugera mu bundi buzima, nuko naho Imana ishaka ko uhinjoyinga, uhaterera imbere. Reka mbaho urugero. Abagabo bafite sosiyete zikomeye, nyiri Apple, buri abantu bakora ibintu nk'ibyo bazwi ku isi, ndasenga pe, ntekereza ko kandi nkeka ko nsenga kubarusha, kandi ijambo ry'Imana nsoma ndabarusha, ntekereza ko kandi nkeka ko, n'amateraniro njyamo nkeka ko mbarusha, n'abakozi b'Imana banyigisha nkeka ko mbarusha, n'uburyo Imana ivugana nanjye nkeka ko mbarusha. Ariko iyo abyutse mu gitondo kuri social media akandika akantu, miliyoni n'amamiliyoni baramukukira bakumva ijambo rye. Blaise, dore ndi kubwiriza hano, jya muri Amerika, nta nubwo bazi biri kuba. Bivuge ngo niba nshaka ko ubutumwa bwiza butera imbere, nanjye ngomba gutera imbere. Haleluya. Satani ni icyo kintu ashaka kwima abakristo, arashaka kukumvisha ko igihe uzatsirira, igihe uzatera imbere ari mu ijuru. Niyo mpamvu bamwe usanga ntago agishaka gukorana imbaraga ku isi. Abakristo babaye abanebwe, muri classe ubumva no gutsinda nyine ariko biraho. Haleluya. Usobanukiwe umugisha Imana yaguhaye, imigisha yose y'umwuka yo muri Kristo, warekera kwiga nk'umuntu utaramenye Imana. Haleluya. Abantu batamenye Imana hari uburyo bigamo, n'abantu bamenye Imana hari ubundi buryo bigamo. Haleluya. Iyo usobanukiwe icyo kintu, ubuzima bwawe habonekamo impinduka. Haleluya. Hari ukuntu bavuga ngo mbese uriya we Imana ye irihe, ari mu bibazo. Akwera n'ikindi gihe kigera bakavuga ngo uriya Imana ye irihe, ko tubona ibisubizo bimwishe. Muzasome umugabo witwa Isaka. Isaka yafunguraga amariba ahantu yabaga, bakayamurya, bakaza hano hacu, no stress, ntabwo yaburanaga, yaramugumana, akahita agenda ahandi naho style akahita abona yiriba. Ngo abafite mu mitima yabo inzira z'igisiyoni, ngo iyo banyuze mu gikombe cyitwa Baka, bisobanura ahantu h'ubutayu, ahantu hari imirambo, ahantu hapfuye, ngo bagihindura ahantu h'amasoko. Ahantu y'ubutayu ntabwo bahagusha imvura, oya, bahahindura ahantu h'amasoko. Haleluya. Iyo usobanukiwe kino kintu, umenya ko ikintu cyose ukozeho kigomba kugenda neza. Ushobora gusenga cyane, ukiriza cyane, gusa nudakora cyane uri ku isi ngo ugere muri position iri hejuru ku isi Imana yakuremeye, uzavuga, uzabwiriza ko bizumvwa n'abantu bake. Haleluya. Niyo mpamvu igihe cyose udasobanukiwe umugisha Imana already yaguhaye, ukora nk'abandi. Paulo agaya abakorino arababwira ngo numvisha amakuru yanyu mwabaye abanyamubiri, cyo mbagayeho kimwe n'iki, musigaye mugenza nk'abantu. Tekereza uwo mubyeyi ari kubwira abana be ikintu abagaya ngo asigaye bagenda nk'abantu. None papa uragira ngo tugende gute? Haleluya. Mugomba kugenda nk'abana b'Imana. First ugomba gusobanukirwa kino kintu kimwe, it's the will of God for me to prosper. Ntago Imana yaje hano nutsindwa muri classe ukagira nka 20%. Je pastor nkaza nkakubwira ngo uri mu ishuri ry'Imana, Imana hari ikintu ashaka kukwigisha buri. Bitekerezo neza. Zansabire niba uri muri primaire, je nzarangize masters, nanjye inyigisha. Imana ntago ari ingome, nababwiye nago muri imbibazo muri laboratoire. Imana ibyuka igiye gutestinga umuti wakora ku isi ngo ari we iwuheraho. Iyo bavuze ngo watsizwe Imana ikukwigisha, biba byagenze gute? Narabisobanuye. Umwana nakosa uramukosora nyine ukamwigisha.
si ukuvuga ko inzira wahisemo yuko amenya icyo kintu ari uko umukosora, ahubwo nuko we yahisemo kubanza gukora amakosa. Haleluya. Ntago ukeneye kubanza kugwa kugira ngo ukizwe cyane, ngo buriya muzareba abantu babanje kuba abapagani, ayaya iyo bakijijwe ngo bahita abantu bakijwe cyane, ngo nanjye rero reka mbanze ndyoshye mu byaha, one day nzakizwa nk'aba pasiteri nzabarusha. No, niba utekereza gutyo urishuka. Ikintu cya mbere nashatse kubanza kukubwira ni ukugira ngo umenye ko so wo mu ijuru azi ko ubikwiriye byose. Imana ishaka yari kurema isi igizwe n'amasarabwayi gusa. Did you know? Imana ishaka yari kurema isi irimo amasarabwayi, ano mabuye adafite agaciro. Abakristo rero abantu bajya bagira ngo twarakubiswe. Abakristo ba mbere bibwira ko turi abantu badakunda umunezero. Nyamara muzarebe impamvu dukizwa nuko batubwira ngo dufite umunezero w'iteka. Bivuga ngo nasobanukiwe ko abapagani ari wa mbere banga umunezero, kuko bahitamo umunezero muke utari wo, bazi neza ko bagiye kuruzinga uw'iteka ryose. Bazi ngo abakristo ni abantu b'abakene bakubiswe. Oya, uzi turi kuvuga ngo iwacu mu ijuru imihanda y'inyanja z'ibirahuri, Yerusalemu mu rurembo rw'izahabu. Ntabwo tujya tuvuga ngo ntagaruru wapi, tuvuga izahabu. Kubera iki? Mu ijuru murakeka tuzaba dukennye ku rugero tuzajya ducuruza ngo zahabu? Kubera iki Imana yahisemo ngo mu ijuru ikerekana ikigereranyo cya zahabu? Nuko ari ubushake bw'Imana ko umuntu atera imbere. Haleluya. Ubanza usobanukirwe rino hame ry'ubwami bw'Imana. N'ubushake bw'Imana kutera imbere muri classe yawe. Nusohoka hano uzagira n'ibindi bintu ugeramo. Nubigeramo nabwo uzamenye ko ari ubushake bw'Imana 100%. 100%. 100% kutera imbere. Haleluya. Twasomye ijambo ry'Imana muri Yohana wa 3 ngo ukundwa ndagusabira kugira ngo ugubwe neza muri byose. Muri bingahe? Byose. Mu buzima bwawe, ubuzima ndi kuvuga health, mu myigire yawe, even itunasohoka hano. Kuba umukozi w'Imana bivuze ko umukene cyangwa se kuba umunebwe? Oya. Niyo mpamvu bitewe n'ukuntu wenda dukurikira abakozi b'Imana bakeya, twibwira ko hari umugabo umwe yitwa Passion Java, bari kumubaza ni gute umukozi w'Imana nkawe utunze Lamborghini, amafaranga yose igura, ni gute wifata ukagura iriya modoka hari abantu wafashisha ayo mafaranga? Yesu abaza umunyamakuru amubaza ngo none se wumvaga byagendaga gute? Ati nyine waza gireka bariya nyine akaba ari wayicara bariya batamenye Imana, abapagani bari aho. Yesu amusubiza ikintu ngo ni nziza. Yego ni nziza. None urumva umupagani ari ukwiriye kugenda mu modoka nziza? Umwana w'Imana akagenda. Muzarebe abantu iyo ukize ku isi nibwo bahita batangira kukureba nabi. Uwe n'umupasiteri wakubiswe nta kinyamakuru wamusangamo. Kubera iki? Bamushaka iki? Wonde wakubiswe n'ubuzima nta stress rwose. Amen na pasiteri gumana Imana yawe. Ariko kanaka bamugure private jet, pasiteri araguye. Reka mbabaze, personality ya mbere ikize ku isi no mu ijuru ni kuzimu ni yihe? Ni yihe? Umuntu ukize ku isi no mu ijuru no ni Imana. Ubutunzi bugusha Imana yaba ari ya mbere yaguye, twahita tunagira ubwoba, kuko isi yose n'ibiyuzuye n'iby'Uwiteka. Bivuga ngo ayayaya Imana yaba yaraguye, Mana yanjye, ibintu byose itunze yaba yaraguye. Kuba itaraguye nuko n'icyo kintu ari cyo mu bwami bwayo. Kuba yemera kugumana n'ubutunzi nuko icyo kintu ari cyo mu bwami bwayo. It's the will of God for you to prosper.
wemeze umutima wawe ibyo. Muzi Yesu prosperity level yaragezeho yarantangaje. Haleluya. Tuvuge ngo ntabaho simbizi. Yesu bashaka kumusanga ari kumwe afite ibintu bikeya, imigati, ukahita uvuga ati rero pasiteri biri gutubwira n'ubushake bw'Imana ko dutera imbere, ariko na Yesu dore arakennye yibanira n'utugati tungahe. Uwo mugabo ntabwo yakenaga ibintu byinshi. Mubizane hano birahagije. Minisitiri yagendanaga prosperity mu mutwe we ivuga ngo everything I need is there for me. Kuba nta migati 5,000 ndi kubona, it means ibi nibyo bikwiriye, kuko Father ntabwo yanyibagirwa ari mu ijuru ngo ngere muri no situation nta kintu arayikoraho. Kuba iba ari byo mfite nuko it's enough. Haleluya. Yesu ntabwo yakenaga ibintu byinshi cyane ngo wenda urugeragiye gukoresha igiterane. Ntabwo yajya gusangira n'abigishwa be, ntabwo byamugoraga. Yavuga ngo mugende hariya murasanga umuntu kwa kanaka, mubwire ngo mu cyumba cyo hejuru ahategure. Ntabwo yishyuraga, ntabwo ibyo babitubwira. Ari mu gihe cyacu muri make yavuga ngo Petero jyariya Marriott urebe room runaka sare ya kangahe booking uvuga ko ari nge uri wiyizemo atishyuye. That's Jesus. Utajya ngo Jesus yari umukene. Haleluya. Ngo akeneye imodoka yo kugendamo. Simple. Mugende hariya murasanga indogobe si yanjye, muyiziture muyizane. Niba babaza muvuge ngo ni umwami uyishaka nyine. Uwo ni Yesu. Narakubwiye ngo nta muntu Imana isigeze ibona umeze nkawe keretse Yesu. Umwana w'Imana isigeze guhura nawe ni Yesu, abandi ni batwebwe itorero rye. Bivuge ngo niba Yesu yaragendaga gutyo, tangira wiga kugenda nkawe. Utangire wivanemo mantete kuvuga ngo Imana yashaka ko ntsindwa, ko mba ubuzima buciriritse. Nimvuga gutera imbere ntabwo tuvuga iterambere ritoya, ni iterambere rigaragara. Haleluya. Mukore cyane mutera imbere. Soza bezi y'ibintu byose iri mu kintu kimwe. Nugira umwete wo kumvira Uwiteka Imana yawe, niho ino migisha yose izakuzaho. Iyo wumvishe rino jambo, Imana ntabwo ari Imana ifashwa ngo oya. Iyo uryumvishe Umwuka Wera atangira gukorana nawe. Iyo uryemeye mu mutima wawe, niba ari mu masomo yawe akakubwira igihe wige ibintu byige kugira ngo utere imbere, akagufasha gusobanukirwa ibintu kurenza urundi rugero abandi babyumvamo, ukabifata mu buryo abandi batabifatamo, ukabyiga mu buryo abandi batabyigamo. Gusa ibyo biba ryari iyo wamwumviye. Rero n'umunsi niba ushaka iryo terambere nkubwiye, first ni ukumvira Imana. Haleluya. Kumvira Imana ahantu hose ikubwiye ukajyayo. Mu masomo yawe tangira mbere yuko ushaka kwerekwa cyane mu rusengero, ni byiza nabyo, ariko ushake niyerekwa ryo mu masomo yawe. Haleluya. Mbere yuko Holy Spirit nyobora uburyo present worship ndiyikoremo, tangira usenge ngo Holy Spirit nyobora chapitre ndibwigeho. Haleluya. Imana yishyire mu buzima bwawe. Impamvu Imana yatumye yiga muri college ntago 9 years zari zibuze wakigamo, nuko ishaka ko uba hano uha prospering, utera imbere ndetse cyane, uzagaininga position ku isi, ubwirize benshi ubutumwa. Uzavuga ubutumwa na position ufite bishaka kubera ikibazo. Nebukadinezari mwibuke iyerekwa yagiraga, uriya mugabo yaragiye kwica abantu b'Imana. Situbizi twese yaragiye kwica abantu b'Imana. Niwe bwiraga igihugu cyose, atari bino ngo yagushije umuntu umwe, yagushaga igihugu cyose ngo kize gipfukamire ibigirwamana. N'uwo mugabo niwe Nebukadinezari. Imana niwe yahitagamo ikamwereka iyerekwa ry'uburyo Kristo azaza, ibuye ari ryo bwami bw'Imana rizaza rigasenya ubundi bwami bwose. Why? Imana iri kubwira umuntu nk'uwo. Mu bitekerezo byanjye nakumva ko umuntu ibyo ari byo byose ibyaha wakoze arakurusha. Umuntu ugusha igihugu cyose, ngo nibura ngugusha umwana muto, ngo
akwiriye gushyirwaho urusyo mu ijosi bakamunaga mu nyanja. Ugusha igihugu cyose akibwira ngo gisenga ibigirwamana, n'abakozi b'Imana Imana yatoranije akenda kubata mu itanura ry'umuriro, Imana imuhitamo ikazajya imuha iyerekwa ryayo. For what? Position. Ziriya revelation Daniel yasobanuraga ntabwo ari zo yabaga yabonye. Dreams ntabwo ari ize, ni iza Nebukadinezar umwami. Yari afite position. Daniel yari spiritual, yabashaka kubisobanura ako ntabwo ari we wabyakiraga, because nta position yari afite. You need to prosper and get position. Your position izatuma utanga ubutumwa bwiza ku isi, abantu begerwe n'ubwami bw'Imana. Ibanga niri no kumvira Imana mu izina rya Yesu, mu byakira mu mitima yanyu. Amen.